nongeye kuguha ikaze wowe ukurikiye Prince TV Rwanda. Nkuko uri kubibona kwereka ukuntu wakoresha Stack VPN nta fayiro bigusabye. Nibyo ngiye kuba rero nakwereka. Nkuko uri kubona VPN yanjye irimo kubara, nta fayiro nakoresheje, ariko nanjye ngiye kuba nakwereka uburyo ki wakoresha iyi application. Abantu benshi mwarambwiye ngo ntago ngo uburyo bukora, ariko my friend ngiye kukubwira ko ndagira ngo nkubwire ko ubu buryo bukora iyo ufite simukadi ya 073 ubwo mwabyumvishe, niho Stack VPN niho isigaye ikora. Ku bantu rero Stack VPN yanze kubara nka gutya, shaka simukadi ya 073 ya Airtel cyangwa se ushaka simukadi ya MTN, ho birakunda naho, yaba 079 cyangwa 078. Mubwiye yuko bikunda. Uyu munsi rero ndaje kugira ngo twigane turebere hamwe uko wakoresha iyi VPN nta fayiro. Noneho ubwo tugiye kumanza dukore iyi VPN yacu, tuyikorere amasetting, tuyitsibimo, twongere tuyitangiremo bundi bushya. Ndaza hano kuri storage, ndanyuza nkande hano kuri clear storage, ibintu byose bya Stack VPN byose sibi. Noneho sasa rero tugiye kuza tujye hano muri telefone yacu, ngiyi hano iri. Noneho niturangiza n'ubundi nk'ibisanzwe turayikirikaho gutyo. Turayikirikaho dutegereza. Ubwo hano urahita ukanda hano hantu handitse, ubwo nawe nutangira ni gutya barakubwira ukanda hano handitse no, twikomereza. Dore rero setting tugiye gukoramo hano. Uri kureba ko hejuru bari kutwereka auto save, hano bakatwereka nane handitse nane or direct. Bareba ko nta kintu na kimwe VPN yacu twashyize, ariko ngiye kuba nabereka ikintu kimwe gusa tugiye guhinduraho, ubundi tugakoresha Stack VPN nta fayiro bidusabye. Uraza kandi hano kuri nane or direct, uri hano gutya, sibyo? Nurangiza ukirikeho gutya. Urareba ko hano nta save wigize uselecting, sibyo? Noneho uraza wikandire kuri hano kuri custom setting. Noneho ku bantu murabizi, hari cano muri iyi minsi twakoreragaho yitwa Kinira TV. Turi gukorera kuri iyi ngiyi, nuko nguko byagenze. Ibiganiro byacu bigiye kujya bica kuri iyi ngiyi, kuri iyi channel yitwa Prince TV Rwanda. Reka dukomeze. Umaze guselectinga hano custom, ugiye kujya hano mu nguni kuri utu turongo dutatu twibumoso, nurangiza utu turongo urakirikaho. Mbaza ngo tugiye gukora iki? Tugiye guhinduramo nanone utundi tuntu kugira ngo tubashe gukoresha Stack VPN nta fayiro. Ndabizi abantu benshi mujya mumbwira ngo mfite data. My friend, nta data mfite. Ibintu birakora. Ahubwo wewe ushyiramo simukadi ya 073 urebe ko Stack VPN yawe idakora. Ahambere handitse custom setting, hakabiri akandika Tego animation, hagatatu akandika HWID, kana hakandika expert setting, hagatanu akandika import setting. Ariko ibi ngibi sibyo ngamije kubereka. Reka twigire hano handitse custom setting, sibyo? Batweretse noneho ibintu byinshi, sibyo? Setting ndazikora, uri kureba nzikore gakeya kugira ngo uze kubasha kuzibona. Hano handitse TCP, abakobwa uri kumanuka, hari kumanukamo ibindi bintu byinshi na gucya naha, ariko ngibi sibyo ngamije kubereka. Twikandire hano, kuri HTTP. Turahakirika hano gutya. Aha hantu nizere ko wahabonye. Urasangamo iyi link ya Snapchat. Ibi ngibi gutya ubigumishemo kugira ahantu ukora. Twigire ku yindi step.
dukanda aha hirya handitse SSL, sibyo? Urahakirika gutyo. Okay. Aha hantu rero niho ngiye kubereka ibintu byose, ubundi twikomereza. Ngiye kukwereka kode wakoresha kugira ngo ubashe gukoresha Stack VPN nta fayiro, kandi izo kode urazikoresha mpaka ntago zirangira. Dore ngibi byose tugiye kujya aha handitse Snapchat. Okay? Hano tugiye kujyamo ibi bintu byose tubitsibemo, reba ko twabitsibyemo hasigayemo ubusa. Tugiye kwandikamo code. Okay? Tugiye kwandikamo 104, twabyanditsemo 104 akadomo 26, 26 si byagiyemo, akadomo 6, 6 si yagiyemo, akadomo 12, like this. Izi nizo kode rero tugiye kwifashisha kugira ngo dukoreshe iki Stack VPN nta fayiro bidusabye. Mwibutse rwose, niba udafite simukadi ya 073 rwose ntacyo nkwijeje. Stack VPN isigaye iri gukora kuri 073 ku bantu nyine mutabizi, ariko kuri MTN ho yaba 79 yaba 78 hose irakora. Tumaje kwandikamo izi kode, turamanuka hano. Okay? Dore zose ni setting, ariko uba witonze gatoya kugira ahantu ukanda. Tugiye kuza dukande hano handitse V2 Ray M0D. Okay, tugiye kugakirika tukavivoremo gutya. Wabibonye? Niturangiza tuza twikandira hano kuri save, savingemo gutyo. Tayari hari fayiro dushyizemo, turaza dukirikemo hano gutyo, duconnect. Connect. Ureba ko VPN yacu yagize ute iri kuba turengibi. Ku bantu muvuga ngo ntibikora, dore connected. Ndabereka no kuri balance yanjye yewe kugira ngo mubyemere, nta mayinite mfiteho nta na bipe mfiteho, ariko ndi gukubwira ngo koresha simukadi ya 073. Stack VPN niho ikora, kandi ngiyewe ndabikubwiye ubwo iryo nibanga mbahishuriye. Dore Stack VPN yacu irimo ikora, dore ngiyi nta fayiro dushyizemo. Dore iyo ushaka gushyiramo fayiro uraza ugakanda aha hirya, ugakanda kuri import. Ku bantu mubimenyereye import setting, none twebwe ntago ariho twakanze, sibyo? Ku muntu ugabwe ubizi rero ibi ngibi umenyereye ibintu bya VPN cyane, ibi ngibi birahita bisobanukirwa kuko ntago araba ari bishya mu maso yawe. Dore ngiyi Stack VPN yacu rwose irimo ibara pe. Hari ikiri mu nshinja ntacyo. Noneho ubwo rero shaka simukadi ya 073 cyangwa se ushake simukadi ya MTN, ubundi nabwo ndasohora video igaragaza uburyo wakoresha Stack VPN kuri MTN. Mumbwire muri comment niba muyishaka, nayo ndayibaha. Okay, ubundi nzayibaha nimuyinsa, kandi nabwo nimutayinsaba nabwo nzayibakorera, ntacyo bitwaye. Noneho kuyidisconnecting ukanda ama hagati gutya akanda kuri yes. Hari ubwo iri connected, connect ugakanda maha hagati, ategereza ikabara. Tegereza ikabara byo kwamamaza ubikuramo. Guys, urareba ko iyi VPN iri kwihuta cyane. Reba akakanya isigera kuri gigabyte imwe. Reba ko ntiri kwirukanka, none nakubwiye ngo agasimukadi ka 073 karabikora. Reba ko ntiri kwirukanka wagira ngo ni wifi yingiye rwose pe. Ntago wakwigura wifi.
dore ya guys, rero tuzasubire muri video itaha. Ku bantu mwakoze gukurikira iyi video rero, nizere ko hari ibintu mwumvishemo, nizere ko iyi video ibafashije. Muri comment ubwo ngubwo ndabategereje kugira ngo numve ibitekerezo byanyu. Sawa, tuzasubire muri video.